akaboko kavunitse amagufa karamenagurika ku buryo bagomba kugaca. Gusa ngo Madamu Samaki yabwiye umusore atumunzanire ndamukoraho ryakesha. Ngangije tangira kuzenguruka ari nako isa nk'iyakigurumana izenguruka urumuri ruba rwinshi ku mukobwa izenguruka ibintu bitangaza hejuru bararebye barumirwa. Mu gitondo cya kare umwami yaje kureba abacuranga arebye mu bacuranga abona umukobwa hakurya arimo aratwika. Nyagasani wambonye ndacyahatwika akaboko ni kazima. Nyagasani mana yanjye ni gute yaba yakize? Uriya mukobwa abona ashoboye ibintu byose ntacyo atakora. Umwami kwikina umwana wanjye nta kintu atakora. Umva narindi guhumekera mu mazi. Wayibonye Nyagasani? I assume, mademoiselle, you have heard of the extraordinary powers. Numva rwose mademoiselle wabonye imbaraga zidasanzwe za kiriya kintu. That's clear. You're speaking of fables. Everything's a fable. Akose ko ibintu byose uri kuvuga nkaho bitarashoboka. Ibintu byose bitarashoboka mpaka nyine umuntu abiboneye igisobanuro. It's her healing powers.